Ngiye kubasobanurira iyi tumerike urayivanga, wayivanga mu biryo, wayivanga mu cyayi, wayishyira no mu muti. Hari igihe umuntu akora umuti nk'iyo urwaye inkorora, ufite ibicurane, ikora mu buryo bwinshi. Kuko nk'uyu ni umuti nakoze, uyu ni umuti ndimo nanywa kubera twebwe hano tugiye kugera mu gihe cy'ubukonje. Uyu ni umuti nakoze ariko nshyiramo tumerike. Uyu muti ndawunywa, umwana nkamuhaho arwaye, ndetse n'umugabo wanjye ashobora kunywaho. Iyi rero nafashe igitunguru, mfata tangawizi, tungurusumu, mfata na tumerike na orange na lemon nshyiramo. Uyu muti uwufite ukawunywa rwose, ibintu byo kuribwa mu muhogo, ibintu by'ibicurane ngo biragutinda urakira. Reka rero mbabwire ukuntu tumerike ibintu ivura, indwara nzi ivura zijya kugera mu 10. Muraho neza nshuti mwebwe tubana kuri Time TV. Tubagezaho ibiganiro byinshi bitandukanye, haba ku bifasha ubuzima bwacu, ubuzima uko wakwivura by'ibanze uri mu rugo uramutse ikibazo runaka. Tubagezaho ijambo ry'Imana, indirimbo, ibintu n'ibindi bitandukanye. Navuga ngo tubagezaho amakuru meza akenewe kuri Vuga Time TV. Ikaze nanone, ni iby'umugisha mwe tubona kuri Vuga Time TV umunsi ku munsi. Niba ari ubwa mbere kora subscribe, kandi nawe wakoze subscribe kuri Vuga Time TV, ni iby'umugisha kubana namwe mwese. Ikaze. Uri kubona hano rero iyi powder, wakwibaza ngo tugiye kwivugaho iki, ariko ngiye kubasobanurira ibintu byinshi nabonye ifasha. Nababwiye ko ibintu nzajya mba mfite amakuru nizeye, ntazajya mbyihererana, nzajya nza kuyabasangiza. Iyi ni turmeric powder, babyita kinzani mu rurimi rw'Ikinyarwanda, bakabyita cuma, ndetse hakaba n'ubwo babyita curuma, cyangwa turmeric, cyangwa ikinzani. Ayo ni amazina yose. Iyo wumva yakorohera, ushobora no kugenda ugashakisha ibintu byinshi iyi turmeric ikora. Ariko hari ubwo mu video y'ubushize naberetse ukuntu nyikoresha face scrub, ushobora gukoresha face mask kugira ngo mu maso yawe hamere neza. Ufite ibiheri cyangwa ufite iminkanyari mu maso cyangwa inkovu ugakira. Ubu ngiye kukubwira ukuntu ngewe iyi ni powder, iyi nyikoresha mu biryo, ariko nyikoresha no mu kuyikaraba. So iyi iri hano muri cupa, iyi niyo nkoresha no gukoresha face mask, body mask, cyangwa scrub yo mu maso. Noneho hano hariho, urabona ko ngewe ndayikora, namara kuyikora nkayishyira muri firigo. Ubu ngubu ibi ni biba biri muri firigo, mba nabikoze nabishyizemo hano mu gikombe, byamenetse byahengamye. Ariko ndaza iyo ngiye gukora mu maso, nterura iyi ngiyi ni face mask mba nakoze, nkora nk'icyumweru nkayishyira muri firigo. Nifashishije turmeric na video naberetse ubushize uko mbikora, mutarabibonye azagenda birebe. Nkakora iyi face mask bikanatuma mu maso yanjye hatazamo iminkanyari, inkovu zidatindamo, ndetse n'ibiheri bigakira umuntu abaye abifite. Rero uyu munsi ngiye kubasobanurira iyi tumerike urayivanga, wayivanga mu biryo, wayivanga mu cyayi, wayishyira no mu muti. Hari igihe umuntu akora umuti nk'iyo urwaye inkorora, ufite ibicurane, ikora mu buryo bwinshi. Kuko nk'uyu ni umuti nakoze, uyu ni umuti ndimo nanywa kubera twebwe hano tugiye kugera mu gihe cy'ubukonje. Uyu ni umuti nakoze ariko nshyiramo tumerike. Uyu muti ndawunywa, umwana nkamuhaho arwaye, ndetse n'umugabo wanjye ashobora kunywaho. Iyi rero nafashe igitunguru, mfata tangawizi, tungurusumu, mfata na tumerike na orange na lemon nshyiramo. Uyu muti uwufite ukawunywa rwose, ibintu byo kuribwa mu muhogo, ibintu by'ibicurane ngo biragutinda urakira. Reka rero mbabwire ukuntu tumerike ibintu ivura, indwara nzi ivura
zijya kugera mu 10 uburyo ki wayikoresha ugira ngo ikuvure izo ndwara, noneho ndushaho no kubasobanurira ibindi byinshi. Turmeric ivura inzira zigorora ndetse n'umwijima. Umuntu ufite ikibazo cy'umwijima ugakunda gukoresha turmeric, ni uko ntatetse ngo mbereke ukuntu mu biryo nshyiramo, kumwe umuntu ashyira ibirungo mu biryo, kinzani nyine nayo washyira mu biryo byawe. Turmeric rero usibye no kuba ivura nyine umwijima, igogora nyine wabona nk'ukuntu umuntu aba arya, ukabona nyine agira ikibazo cyo mu nda yariye ibiryo runaka, iyo ukunda guteka turmeric nta kibazo rwose ugira, iragufasha. Irinda amaraso kwipfundika. Hari abantu bagira ikibazo cy'imitsi, ugasanga umuntu agira imitsi, arwara imitsi nyine amaraso akipfundika. Iyo ukoresha turmeric ibyo ngibyo uvuze ngo bayi ndabisezeye, umaze nk'iminsi uyikoresha ukareba ahantu wakunda kugira ibibazo by'imitsi, usanga byagenze neza. Irinda indwara z'umuriro. Hari ukuntu usanga nk'abantu bakunda kugira abana batoya, ugasanga umwana ngo yarwaye umuriro, ugasanga nyine umuriro burya ni indwara, umuriro wica nabi. Ariko ukoresha turmeric nk'uko naberetse ko nyifata nkayivangavanga, nkakoresha iyi nyine nkashyiramo, umva ni ukwikingira. Turmeric irafasha, ikongera igafasha, ituma umuntu ataribwa n'igifu. Umuntu urwara igifu ukavuga ngo hari ibiryo ntarya ngo igifu cyaranzengeje, turmeric ni umuti. Nakubwiye ngo ushobora kuyinywa mu cyayi, ndaje nkubwire ukuntu ushobora kuyinywa mu cyayi. Nakubwiye ati ushobora kuyiteka mu biryo, nakubwiye ati ushobora kuyivanga n'igitunguru n'indimu na tungurusumu na tangawizi, ugakora umuti ukajya unywaho akayiko, rimwe ku munsi, kabiri ku munsi, gatatu ku munsi, bitewe n'uko umuti wawe uri kumva wawuvanze ufite imbaraga. Nawe ngo ushobora no kuyikoresha ku ruhu, ni nziza kuyirya, kuyinywa ndetse no kuyikoresha ku ruhu. Hari ababizi bo baba hari amasabune ya turmeric bakoresha, hari amaliquid y'isabune, hari amasabune ya bar nyine amwe umuntu akoresha, hari isabune y'amazi, isabune imwe umuntu afata mu ntoki nyine y'igiti akisiga. Turmeric ni umuti, ibyo byose irabivura. Ikindi rero turmeric ivura, turmeric yirukana imyanda mu mubiri. Turmeric ubundi urabona nk'ukuntu abasirikare b'umuntu baba bakeya, turmeric ubundi ni bimwe mu bintu bituma nyine umubiri wawe, bitewe n'uko uri kuyikoresha n'ukuntu ukunda nyine kuyikoresha kuko nakubwiye, niba utayiriye mu biryo ukanywa mu cyayi, niba utanyweye mu cyayi ugakora nka gutya umuti ugakozaho. Turmeric ituma imyanda, hari imyanda mu mubiri, urabona uko turya ukabona umuntu ariye isukari nyinshi, yagize isukari nyinshi, ukabona umuntu yarayiriye ibivuta, ariko byo bari kuzana ibinure. Turmeric ibyo byose ibigufashamo kugabanya imyanda idakenewe mu mubiri. Igira agaciro nk'aka vitamini E, ishinzwe kororoka. Turmeric irabizi ko vitamini mu mubiri ya E iba ikenewe ku muntu, ituma uruhu rwawe rumera neza, ituma hari n'uko uzasanga umuntu akagura amavuta arimo vitamini C and E, ni ukubera ko ari byiza ku ruhu, bituma kwa kundi uruhu rwawe ubona rukanyaraye rumeze ukundi kuntu, turmeric ibigufashamo. Ikindi turmeric ivura uruhu iyo uyisize uko wayiteguye, warangiza ukota izuba. Turmeric nababwiye ngo njye ndayikoresha, hari video ibanziriza iyi nakoze ndi kwereka ukuntu mu maso nayisize, n'aha ngaha maze kubereka ko ndayikoresha, nkayikoresha isabune yo kwisiga mu maso. Irafasha pe, njye nabonye bikora. Ikindi turmeric ivura ibibyimba byo mu nda, ivura ibibyimba by'umwijima na nyababyeyi. Turmeric ku muntu usanga kenshi nk'abantu b'abamama bakunda kugira ibibyimba, ugasanga bakunda kugira ikibazo nyine, biba bitewe ku n'impamvu zitandukanye, ariko nubona iyi video uzayisherenge mugenzi wawe ufite ikibazo cy'ibibyimba, nawe ubifite utangire uyikoreshe. Niba utashobora kuyiteka mu biryo, ndaje nkubwire ukuntu uyikora mu cyayi, warangiza ukanywa. Ushobora no gukora muri ubu buryo nakozemo, ugafata ukavanga, ukayivangavanga, bimaze kuvuga ngiye kubasubiriramo, warangiza ukanywa, ibibyimba rwose mu nda bizagenda bishire, biyonge bishire, n'ujya kwifuza kuvuga ngo uri muzima.
Ikindi turmeric yongera amashereka. Urumva nyine njyewe ntacyo navuga, mbese nayimenyeye igihe. Haba hari ibintu byinshi tutazi, ariko iyo tubimenye tugomba kugerageza tukareba nyine tukiyitaho ku mibiri yacu. Hari igihe umuntu asanga yitaho ku myambaro, ugahitaho mu bindi, ariko akibagirwa umubiri we. Burya iyo urya neza n'inyuma ugaragara neza, n'umubiri wawe umera neza, ntabwo urwaragurika, ntabwo wumva nyine hari izindi ngorane ufite. Niyo umubiri wawe urwaye uhita ukira, kubera ko uba wariye neza, uba hari ibintu bitari chimique, hari ibintu byo mu nganda abantu bakora kongeramo andi maproduwi, ariko iyo ufashe ibintu bisanzwe ukabyimenyereza biragukingira mu mubiri wawe. Turmeric yongera amashereka pe, ibyo byo amashereka mvangira amashereka ku buryo nyamwine Mana uzame nk'impanga nk'abana nka 3 gutyo nyine, kubera iyo ukoresha turmeric ugashyiramo nko mu cyayi, ntabwo ushyira mu cyayi cy'amata, mu cyayi gisanzwe. Ushobora no kumwe umuntu akora mu karu yarangiza agashyiramo gake, kuko turmeric iyo ushyize nyinshi ahantu igiye hari ubwo idapfa kuhava. Ubwo rero bisaba ngo ibintu ukoresha witwararike, umenye ko uza kubihanagura, umenye ko woza. Ni nk'umuntu yariye isombe hajyamo amavuta, bisaba ngo yitwararike amasahani yoze neza. Turmeric nayo rero ni umuti mwiza, ariko bisaba ngo umenye ngo urayikoresha urinde kuyandurisha ibintu byose. Turmeric ifasha abantu bakunda kuvamo inda. Niba uzi ko ugira ikibazo cy'uko utwite inda zikavamo, akenshi inda zikavamo ku mezi 2, 3, 4 gutyo, turmeric ni umuti. Tangira rwose, nakubwiye ngo ni turmeric, ni curuma, ni cinzani, iryo zina rimwe muri byo uzagende ahantu uzabona utari kubimenya, wanafotora n'ifoto, washaka kuri Google, ahantu hose washaka kuvuga ati turmeric mu ndangire, ukayigura ugatangira ukayikoresha. Icyo kibazo cy'inda rwose nkubwiye ko uzatwita ubyare. Igabanya urugimbu mu maraso. Turmeric rwose urugimbu, nakubwira ko ukoresha turmeric uzaba wikingiye ibikwataka bya hato na hato. Hakuno umuntu haba nk'ibyorezo bikamera gute, iyo ukoresha turmeric hari igihe uba uri gukingira umubiri wawe, kandi koko uzabibona. Uzagerageze, bazagaruka muri comment mumbwire. Ikindi turmeric ikingira ndetse ikirukana imbuto za kanseri mu mubiri. Hari igihe abantu bavuga ngo kubera ibyo dukoresha, kubera ngo ibintu twanyweye tuba tutazi, nawe hari igihe tugura amajuice tukanywa, hari igihe tugura amazi tukanywa, ariko ntabwo tuba tuzi ngo, kuko ni inganda zibikora ntituba duhari. Ubwo rero iyo dufata ibintu nk'ibi bidukingira, bidufasha, bituma kurushaho umubiri wacu tugubwa neza. Ikindi turmeric iyo ihujwe n'amata ya kokonati ivura amagufa urwego rwo hejuru. Turmeric iyo ivanze na kokonati, hari ikiganiro nigeze gukora mfata amazi ya kokonati ndi kuyanywa, mberekana ukuntu kokonati nyine bijya, hari ukuntu kokonati imwe mbere haba harimo amazi, hari n'ukuntu hasigara umweru, ujya mweru wawo burya iyo ukoze aba ari amavuta. Iyo ushaka ujya mweru ukawushyira ku biryo, ushaka urawurya gutya, kuwurya nk'uko umuntu arya ipera, ikijumba, birafasha. Rero ikindi turmeric iyo ikoreshwa mu buryo byo kunywa cyangwa ukayinywa cyangwa ukayijya mu biryo, nabyo birakora. Ibintu mbasomeye rero byose muri turmeric, kimwe uzashobora cyangwa kimwe wakumva ufiteho ikibazo, ushobora kunyandikira muri comment nkarushaho kugusobanurira. Ibi byose naje gusanga turmeric irafasha. Ugira ikibazo cy'amagufwa ugafasha turmeric, ugafata na coconut ukabivanga, umva mera neza. Amagufwa hari ukuntu umuntu usanga babara mu ngingo, wasanga babara hehe, wowe ugira ikibazo cy'inda, nakubwiye ati umva mu cyayi, nakubwiye ngo ushobora gufata, hari turmeric iyi ni powder naberetse, ariko ubundi turmeric imera nka ginger. Turmeric iyo atari powder imera nka ginger, nzayizana ubutaha. Iyo nayo mfite ya ginger meze nka ginger nyine mbisi, itari powder yashize. Ariko nimba mfite turmeric nzongera nkora ikindi kiganiro mbere, kuko turmeric urayifata ushobora kuyishyiramo nk'uko umuntu atenga tangawizi mu cyayi akayirapa. Ugafata gufata tangawizi ukayirapa, ugashyira mu cyayi, ugateka, ukanywa, ugashyiramo n'ibirungo byawe by'icyayi bisanzwe. Amata iyo ushize mu mata yacika nyine, kuko urumva ahita acika nk'uko ushyize tangawizi cyangwa indi mu mata bicika. Mu biryo
mfata ibiryo bimaze kubira cyangwa ari igihe cyo kugeramo cy'ibirungo kigize, ndafata turmeric yanjye gake cyane nkashyira mu biryo, bituma ibiryo biryoha. Niba murabizi ko kinzani abenshi bazi ko ikora ku muceri kugira ngo ihindure ibara, ariko iyi turmeric ni umuti nshuti. Nababwiye ngo iyi ngiyi nyikoresha ndi gukora face scrub mask cyangwa body mask scrub. Iyi ngiyi dore ni umuti nakoze wo kunywa ufite inkorora rwose, ugafata turmeric, ugafata orange, ugafata indimu, ugafata tungurusumu, tangawize, ukavangamo turmeric, umva inkorora mu minsi mike unywe, ugafata ibiko 3 ku munsi, mu minsi 3 inkorora yawe ibicurane byawe biba byamaze kumva bya bindi ukuntu umuntu aba yumva aribwa mu muhogo, mu mazuru, biba byashize. Mwakoze kubana nanjye, tuzabane muri video y'ubutaha. Ciao ciao, mwakoze, mugire ibihe byiza, Imana ikomeze ibane namwe ibarinde. Bye, naho mu kiganiro cy'ubutaha.